nanjye nitwa Ndayisenga Ezekiel. amazina niswe n'ababyeyi, ariko hari irindi zina rishyashya nahawe nagiriye ubuntu nzaguhishurirwa uburyo nyine umuntu avuka ubwa kabiri ariko atabyawe n'imirimo ye cyangwa no kwigengesera, ahubwo abyawe no kwizera Imana. ubwo rero icyo ngicyo nicyo ndashaka kuvuga ku butungane nyine nahawe umunsi nyine nza kumenya ko nyine hari uwo Imana yajijije ibyaha byanjye. nyine Imana yahanye Yesu mu cyimbo cyanjye, ubwo nari nciriweho iteka kubw'ibyaha byanjye. nyine ubwo nyine hari undi muntu wanyitangiye ari we Yesu, waje guhanwa, ahanwa igihano naye guhanwa, nanjye mu butungane bwiwe, bityo nyine mbyarwa n'Imana gutyo. nyamara ariko mbere yabyo nari nzi ko umuntu nyine aba umukiranutsi abigizwe n'imirimo ndetse n'idini no kwigengesera, ariko noneho ibyo naje kubibura, ahubwo nza guhishurirwa ko hari ukundi gukiranuka kw'Imana umuntu aheshwa no kwizera Yesu, adaheshwa n'imirimo cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. ubwo rero aho ngaho niho nabereye intungane imbere y'Imana, ubu ndi umwana w'Imana bidasubirwaho. rero nibyo mpamije imbere y'Imana ndetse n'abavandimwe bene data.